ntabwo wamenye guteka utaramenya gucana imbabura. Wenye ntabwo babikwigishije. Ni wowe uri kubivuga cyangwa uri umuntu uhetse? Nawe. Ni wowe uri kumbwira gutyo? Yego. Neko. Wese urabizi? Ese ntabwo wamenye guteka utaramenya gucana imbabura koko? Abana b'iki gihe. Ufite imyaka ingahe muko? Ufite imyaka ingahe? Imyaka 5. Ubwo imyaka 5 wowe ikwemera wongeye kuza ukambwira gutyo? Agoze mwamuko. Izi ni isaha ki ubutekeye? Ariko niyo masaha. Ubu turi sangahe? Ntabwo yigeze iki muri uru rugo? Ariko ntabwo turatinda. Reba ku isaha. Burayi wayikura he? Nyine ntabwo wapfa kuyimenya umeze gutyo. Ngaho ndebera hano ukuntu hasi. Ese uba watunganyije do? Ibi si bivuta? Unabigutamika. Nyine urambwira ngo kuva mu gitondo wakoze iki? Nabyutse ndakoropa. Ego. Noza amasahani. Ego mbarira madame. Ndafura. Ntako ntagize uswa nabyutse. Ese ntago wavuga utameze nk'uri guhangana nanjye? Oya. Mbabarira niko mvuga. Niko uvuga. Kari bwo mbibonye. Okay, ngaho njye numubwire ni biki? Nabyutse kare. Nagerageje kugira ngo basi neke kare. Kurenza kwimusi bibwirwe hano. None wagize ibyago ndahirirwa. Sasa rero izi nzara ubundi izi nzara ari umukozi utereka inzara zingana gutyo. Nyine nawe mbwira reba inzara uteretse umuntu w'umukozi mu rugo. Uzi ko nanjye ubwanye napfa kuzitereka se? Ariko ubu wagiye wasize inzara iminwa wayitukuje. Umva izo nzara zawe ubundi buzizakora amakara. Iyo uri mu makara urabishobora neza cyangwa uri mu myiryo kwa kundi ufata mu makara se kandi mufite gazi ubwo mwateka no ku makara. Wonze guhera uyu munsi sinzongere kubona utetse kuri noze kuri gazi kuko ino gazi iramenda. Ibyo urabizi neza zarahenze. Uzaho zigeze se? Ninde ujya kuyigura? Uratumiza kubera ko inzara zawe ntabwo zabasha. Simubuje shira mu gaciro. Kiriya gicupa ngiye nakikorera. Ukungana ntabwo washobora kiriya gicupa. Ibiro ariko waratese. Ahubwo mba nkubwire sinzongere kubona uzanye mukarananga uzanye gazi. Njye mbona wayishize kuri uwo mutwe wawe ko nta kintu waje kumara hano. Kumubuje mu bintu mu kazi ko mu rugo sinyika ko bamo kwikorera gazi. Sinyika ko bamo bukarani. Rimwe nakubwiye byo gushaka kunsumbuka. Ibyo mvuze ngo iki? Ndakubwiye uti iyi gaze sinzongere kubona abantu binjiramo hano ngo bateruye gaze. Sinanashaka ubundi n'abantu binjira muri iki gipangu. Wasanga ubugenda ukanazana n'abaya abantu ubundi ubahemba yaye mafaranga. None iri isigaye menye koresheje. Singiye guteka ku makara. Nzimije gaze kugira ngo bigende bite. Hako ibyo bitwi byawe birumva. Dekora. Ayo matwi yawe arumva. Nakubwiye uti fataga iyi gaze sinzongera kubona wayitetseho.
njye mbona wagiye mu makara mpaka ari amakara ashize, ngiye nzongera kugura gaze ariko ari amakara yashize, ibyo urabizi. Ukuri gutuye amatwi yawe wumve, kuko njye ninongera gusanga watetse kuri gaze nabikubujije, izina ry'Imana tuzahangana. Ubona nkubwira gutya nahangana nawe hasi hejuru, wanzamuyeho urutwe ukagira ngo wowe wangira ute? N'umugabo wanjye ukuvugira kuriya ko ntabwo kataza nkanga, uzarusohokamo nzongere mbivuge, uri kumva? Gira fata ujye gutekera hanze, kandi hano hantu hatunganye neza, mbone hasa neza, ningaruka ngasanga ibi bivuta dongaho nyine nawe reba umukobwa muzima. Baje gukora iki hano? Mwabyutse ujya mu guca inzara, kwisiga makeup kugira ngo se ugaragarize nde? Sawa, nsanga ibyo bintu byose wabikoze. Sandi byose kazi. Zumi. Mwanjye ujye gukora mu makara ariko nagorwa. Ndagira. Nene. Nanseke. Ogiye kankana ndakwinginze. Sobanyi ntabwo ubu wamenye guteka utaramenya gucana imbabura. Menye ntabwo babikwigishije. Ni uri kubivuga cyangwa uri umuntu uhetse? Nawe. Ni uri kumbwira gutyo? Yego. Neko. Wese urabizi? Mbese ntabwo wamenye guteka utaramenya gucana imbabura koko? Abana b'iki gihe. Ufite imyaka ingahe muko? Ufite imyaka ingahe? Imyaka 5. Ubu imyaka 5 wowe ikwemera ngiye kuza ukambwira gutyo? Ubuse umfashije iki? Icecetse ndayicana kandi turarya. Se turabwirirwa.
nera basi suza hano barahura ngo tujye kurahura na turabwirirwa ese si mama wawe si mama wawe wanze ko nkoresha gaze ese ubundi arayijyana mu kazi arayirya arayikoze njye sindabizi Mimi. wi Mimi. umucunguzi araje Mimi. wi ngwino umucunguzi Eh? ngwino ncungure Semone murahanga. Mwiriwe. Nase mwanije rakirete. shaka turakwinginze ndakwinginze mbabure canira imbabura byanze Canire imbabura. None so wayicaniye wabuze. byanze Byanze. Kasha. Agire kagukine kunyinisha ukareka n'ubutesi aho ngaho. nukuri kwimana icyo kintu cyonyine nicyo nasimbutse mu byo neza waje ahangaha gukora akazi ko mu rugo uyobewe gucana imbabura. ese urenze ko abakireba hari umukire ugikora mu makara Ntibakwirukane rero dore wazanye n'umwana wa boss mu gikoni. We kosha nawe yanzironze ariko banza urebe abana b'iki gihe reba uburyo yifashe mabusha waje gutegeka sha uyunguza imyaka kurusha. Umva rero fata ishashi ureke ibyo bipapuro fata ishashi uyicane urangiza ukanyangiza ahangaha kuri aya makara yizana ishashi mwere ese nta mashashi mugira bikora nawe tugira ishashi nawe njye sindabizi ninategereje akosha mwagiye mugabanya ubwo buteka ahangaha n'amashashi iyo shashi se n'icana imbabura sari ishashi itaka no uzana ngaho cana ikibiriti nk'iri noneho n'iki kibiriti cyatse rimwe ryonyine cyanze kongera aho rero bireka ngikore aho dukoresha ubu ntabwo cyatse uguhiye intoki ntabwo butetse gushya intoki se n'ubwa mbere umuntu yaba ahiye igihe umuntu yahiriye urakina gira neza utaza kugwa mwana wawe mabone nanjye ndakumena aho oya no yameneho datuma nikubitamo ha kumvomera sha yameneho atera nari windatwaraye neza nawe uja kuvoma hano sibi byoni kubona nibyo reba bamenya mabone reba bamenya aje kuvoma usa nawe urakandagira muri ibi bizibara uri kubwira abantu ndo kuvomera shazi gutera isisi uri gutera ndisisi uri buka sugu Terembura sinco mabone uramuvomera rata muvomera mabone kugira ngo umuvomere napfukame tumubaba arinjize sunziziki oyegora akoziziki kuneyiriki urimo urakaragira ndetse amazi kugasi ese dupfa umugabo uyu muntu mukurekere dupi
amugane mupikira mabone rekera se uzi nguzuza hafate wanditse wabo mabone sura n'umuvomera sureba nje nawe tureta twangana yarinjize ngo ntago tukuvomera mada nta muntu uri kuvomera injira mu mazi hari ujye kuvoma cyangwa upfukamire uvomera gahunda nuko imeze muri ibi byondo imitima mibi muyikura ubundi ako mabone uyu muntu wambaye gutya aje kuvoma cyangwa ari umunsi manini imyenda se n'ivoma mabone kakira najya kuvoma mabone ndakuvoma hanyuma ngende kuvoma ntabwo ndi umuntu najya kuvoma ibyo avoma sha ibyo wigize babarira basi ntuyuze yakuvoma asa wajya ugabanya ubutesi niba yemeje kuza gukora akazi ko mu rugo yego nyine gakora ese nimba twaravomaga hafi nkaba ngiye kuvoma ndaho komeza uvome hafi ndakwinginze komeza uvome hafi ese ndakubabarira ngiye mugize ni iki kingukoze mpamvu ushajya kuvoma tukama hano tuvomere birakumarira iki ntago agasuzuguro ugira ntago genda ujye kuvoma dore ijerekani bwira uti wabo genda ujye kwifata uvome reba kuntu yicaje ashaka abasireye si n'umukozi akazi kanjye se urakankorera urabyuka ukankora njya hari kuravomba urivomera ntawe uri bukuvomere basi mbaye minjere urajyamo uyikuramo nese ni njye witayemo nutagenda ngo uyifate uyitware kugira umutima mwiza uretse kwishingisha inzu y'umukobwa bakubwire mabushinzi ni bene wanyu karyasi we terura ijerekani karyasi se wowe utariyora ntacyo ngenda byemeye byakuma injerekani yanjye uri kubwira nti byakuma injerekani terura imana tugende nawe we kugumya guterana amagambo mujye kunkurira gufata ndetse reka za zimfatira umuhere terura ijerekani tugende mu nzira twita ambe siri y'umukobwa maze turebe kurayisiga aho ngaho Ji orere